ya Wizi Boy nanone indirimbo ni kushikushi ya reka tuyumve dukomeza na episode ya 4 kuri season 2 kuri filme turora bise ubugambanyi ni Fred cyumva hiryo nino kamanze numva indirimbo nishya Wizi Boy nanone akaba na producer ni nawe nyiri kwishoramo no kuyikorera banarageze kure cyamare Fred ati Fred nkorera umuti ngaragaza ubukanda dukora uduturu cyane ari napfukamye hasi uranabiri banjiraga inama na mugabo ukora imbere y'Imana ushima kango dufite uduhari dutandukanye n'imihahire y'ukana gato birahenda iyo wicara ku meza ubona nk'uruti feza bwenge buke buratuye isanze hasi nashungerewe habuze gato ngo narubupfu ushima kango wamvuye inyuma buri kamwe naraguhebeye nabyo dukushkush tujyane dush karage buri ngukarage kenshi ndabyumva urahenze baby niku igira hino basi na bezo urabayoboye nanjye ndagira ngo unkorere ibi weva niwe neza biti nitaje tubikora kwaje icyana cyanjye cyaje ngaho genda ndaje zanye depaje zanyu zirashaje ageze Kigali mpana n'abakobwa bikoroga mu korogo bikaraga batarasa bashaka bo barasa bameze nk'ingoma zabuze umukaraza mbabonye ndavuga ngo baby kaze ni kaze kandi hanze burisha reka nza n'umwuko dusongere mu cyumba ndabikora fresh feeling yo mu style y'amatungo ubundi uvuge mapfa yanateye nshaka kugisha ubwatsi ntabwo ishaka maze ngishaka keneye gushoka ubwatsi nabwirisha mbonye warabwahiye have tusa wikubagana itaza kurumanga nabyo dukushkush tujyane dush karage buri ngukarage kenshi ndabyumva urahenze baby niku igira hino basi na bezo urabayoboye nanjye ndagira ngo unkorere ibi sinaciga badasi imiriro mu kanya kose ushaka kwicira kero upfa nkubwire bidakomeye hirya no hino bateye isari hasa nitanje ndeke kubipfana njyewe ndabarinze ndabizi maniga mukunda ibihano mukunda kurya ibidahari y'Imana ushina bench igira hino njyewe ndabakanze game ni kill byana nitanje muri vacances twagize chance dufite akantu ngaruka savyo no kugishe ntujye nikingira kibona winjira tuzagushyingira nako tuzagushyingura call the king niko tutanze tamenye wambaza soul hola kumuvuduko wa benz abandi nka bitches a bench abandi mamiga makenshi rubanda mugira mesh bapinga mwese mupfusha iya rubanda mugira menshi ese koko mwese mufite kenshi gusa mupfushe akari kabuze icyamamare reka nkazane kushi iyo ndirimbo Wizi Boy editor director ninde Wizi Boy akari kabuze turore hari uri bukuguruka mbebe arazamuka we harimo arajyahe aho mutashobora kujya mujyumeka nawe ibintu wabikora ajyumeka do nazamutse mutura hageze Datopu wakabara cyamutoza bire ni ibya Dore ncamakize byahise ibi twabibonye cyawo uragiye barakubeshye baragushutse ndaje ibi byose ni ncamakize byahise iyi ni episode 4 turora foreri cyamare mu cyumva barakwereka Kirezi nguyu ibi byose mwabibonye abwira mama we ko byagenze bamutwara yado bamutwara catch bamukubita umurigo Dore twabibonye inde Jasif twabonye umusore mukobwa wande bamiranye ku nenyo bamukiniraho ibi byose twabibonye uyu nguyu baba batukeli bamutumaho bakazana na pill barakwereka Adera arimo aragarura kubw'inda yari mugeze habi iyi nda yatewe nyamara umugabo ntiyarahari Maitre yari yaragiye mu byibuka agiye imahanga mwarebonye afata indege mwamubonye agenda twabonye mirage ku nenyo atoza umuhungu we rero dore mwana wangiye ngo ni inshimbo twabonye mu bakwepa basasu terka Jeff na Jesse turare twabonye izi ntambara zose barwanisha imbaraga zidasanzwe bakoresha imbaraga zirenze sora zamura amabuye bimwe amwe bita lava na makoro kwa kuri kirunga kiruka amabuye yabagasho akajya mu ndiba y'isi akongera akayazamura umusore biri imbaraga bakagwisha imvura kuzuba rya mukamba zuba we bagaterana imbaraga imbaraga za gutobora ziba zifite temperature igera mu 2000 bitwara bibonye sora byaranze acaho ku murabyo aravuduka uragiye nanjye byo nabishobora sirimwe sikabiri mbikora twabonye ubogoga ikirere usora twaye yabari kuri speed range y'urumuri twabonye umusore abanyagana na papa imirenge ku nenyo barimo baradiringa ugomba kubata mu kantu bakabakina trap akabatega gatego mwana wanjye turabikora gutyo dirudani abakinira ngabo ni bose Adera Mirenge Jeff Jasifu abakini nyinshi
ubugambanyi no filime turora ni uruhererekane turi kuri episode ya 4 ngibyo season ni 2 ni icyamare mu cyumva icyerekezo team cyangwa se icyerekezo the future niyo channel yacu nibo bakugezaho umwanditsi ninde Jeff filime ya filmwe nande Samu kamugereho ndetse iyoborwa nande Jeff ndetse na Maitre bafatanyije ndakabatuye Sam akaba Davis ku ruhande mutamwibagirwa Sam niwe Davis niwe mufotozi kabari no mufika Ferimani niwe mufirimani ibi mwara bibonyije intego yagwa binezo imanuka iryo filime yitwa nguki icira izina rya filime ubugambanyi uzira no mu mirabyo treason umwaka wa 2000 nibuke no twatangiriyemo batubwira ati umwaka wa 2000 Maitre yari amaze kujya muri mission Adele yaje gusama inda gusa nawe ntiyarazi ngo inda ni yande kuko Maitre yaragiye inda yari imaze kuba imvusi ataramenya nyiri uwamutenda ninde yibaza nobwe niyo umugabo wanjye cyangwa ari mu rungabangabano ari mu ruhirahiro dore ngo inda nimvu yewe databwe inda nimvusi nago yakuyambira ngo mwegerane neza reka da harimo difido inda yabaye imvutsi mwakuri ugiye kwihirika ugiye gushira Nezi cyenda sibwo ageze amazi umwana igihe cyo kuvuka kirageze amezi 9 tuganira ego n'intebe sinkikwirwamo ega kunanirwa umugore utwitaranirwa hari hamagaye Aneti ahamagaye bita Aneti ikubona n'amayinite ari makeya nabusabaga kunsura nukora byo nshaka ko tuganira nino urambajije ngo birihutirwa Kaneti nagubona ko nkuriwe shangwe no tuganire nkubwire bari ako ntabwo uzi ko mfite ibibazo mba ndi ngenyine shangwe no rwose mbabariro nyiteho ndakwingenze umuntu nawe ufite inda uburyo abarushye abakeneye umuntu muba hafi abakeneye umuganiriza abakeneye mbega mbabarira abakeneye umuganiriza afite ibibazo byamurenze kamoto basi ndakwingenze kuko ntabwo ntuje muri ngewe afite ikibazo rwose mba ngukeneye batangiye batubwira ngo uyu mugore yatewe inda umugabo adahari ntaramenya inda ni yande ari byinshi nyine uri bunyungure hari byinshi tuganira maze n'iminsi uragenda ugahera ariko sha nuko ananiwe twite nibyo yita kunanirwa genda koko oya ngwino nyiteho ngwino tuganire hari ibyo ngukeneyeho ubu ngubu ntabwo narinzi ko amezi 9 yagera ariko arageze to bite nibyo yanyuzemo uburibwe yagize baravuga ati sinenzi kamezi 9 nzayamara ntabwo narinzi ko ari ibi ngibi fata akamoto nukuri ngwino yaracyashidikanya kubera gukina nyinshi yakinaga ndende buri mwanya wose mu kibuga kijyamo kigira imyanya 11 imyanya yose yarayikinye sinkubeshye yakinnye 2 akina defenseur 5 akina mediane 6 akina 9 gutya natakinnye namwe murabyumva muntu muri abana Aneti usura bana nyibasha ko Aneti mubona nyishobora yaranje unago hebuka reka kumana Dore urwande rwanjye rwose ngwino urwande rwanjye gwaguruka sina ariko ubundi busenwite impanga 12 sapu ego kumana yanjye uracyayibuka niba nawe disi kandi Dore wabwira ngo niba arabyibushya aramuruta ko biriwe ntacyo bitwaye nuko ameze ariko ntabwo umusatsi usa nabi barakwereka tugere uyu munsi muri 2021 uyu munsi tuvugana ya Dera mfite menshi buriya uzi ko Adele afite umwana ahishura umugabo yabyaye hanze umva amagambo afite umwana yabyaye hanze yabihishe umugabo we hari uyu munsi biriya byabaye muri 2000 none bakwereka uyu munsi bavumbuye ko Adele yabyaye umwana hanze bivuga ngo umugabo ntago yigeze amenya iyo nkuru Kirezi mwana wanjye rero ubu ndishimye kubera ko wagarutse mwana wanjye yanejeje ubu ukiri hano wagarutse buriya Dera mukasine ukuntu namwizeraga sinatekerezaga ko ariwe wakora ibi niba wakupanze gutyo n'amabanga tuziranyeho
nanjye sinzi mama sinzi pe byarancanze nanjye ubu ngubu sinamenya ngo biravaho icyabera yeah buriya rero ntabyo uzi hari abantu baje mu rugo babiri bambwira uburyo Adele ari wowe wihishe inyuma ya ako mama ntukanze mama nawe wagira kunsetsa azera amure ni biki ndakubwiye ngo ataba ari we ntaguma nyiraho we rero nta makuru ufite mwana wanjye imenya abantu uri byagenze gute Adele uri kumuvugaho ikibiki yakoze igiki uriza mwana nta makuru afite ariko wanjye n'umwana mwiza ntabwo bishoboka uri kumbwira sinabyo aracyamurengera kuri ufite nta n'ibyo uzi oya mama uzabimenya oya zamenya none se byagenze gute mwambwira byakinze bite uri kumbwira ibintu nk'ibyo ngenda bizi n'umwana mwiza yaranabahaye nta makuru afite gusa tuzi nyiri ubiri inyuma tabaye hari icyo ashaka nk'igiki koko uzabimenya igihe kizakubwira mwana wanjye uzabimenya garuka ahangaha urakara bari mu byishimo ndebera yajya sifunguye yazanye umwana shayina bimeze bite se garuka yaraba tuvuye ku bya Jasifu na Shayina garuka kuri aba bari kuvuga ingingo ego kufashe usaza ego nukumutwita se wagira ngo nakaba n'ubwambe byarimo ngo nukumutwita naye byamuteye ubwoba sinzi ndabe narizi ko urumva uzarangiriza ego narizi ko ugomba kubyara byose babiri sibyo aramugiseta aramugira inama tugomba kubyara nibura babiri ubu se sinjye uguhamagaye nuvuga ngo ninjye wari ugukumbuye nanjye nditanze ubwo nyine ruzareka minsi yumutse akazi nze murebe ko yararetse akazi ngaza murebe inshuti nicyo zimarira tukimenya mu byago mu makuba twakwishima ngiye mfite ikibazo wakwishima wagira ndakugorewe ko tuganira ukangira inama nari ntangiye kukubwira kamwegere uzimenere reka nkwegere uzimbarire wari uzi ko buriya umugabo wanjye Maitre turi kumwe nubwo yagiye atazi ko ntwite ubungubu uramwumva kubera gukina imyanya yose zibanga kubera iki iryo banga rikomeye arusha ntumuzi arafu uramwibuka ntusize ko twabanye ndabizi njye nayobewe niba inda ari iya Maitre niba nimba inda ari iya Rufa ndebe ari umugore ku rugamba uzarukizwa n'iki mugore wa mugore buzabica muti bibiri ngo tujye impamvu nari nguhamagaye ugambani bimezwe ubugambanyi izo rikomeye ubu ndagufasha iki uzi ikibabaje ajya kugenda nsohoye imyenda inkweto ngo yambara agende yampaye impanuro mbega kondisiyo ngomba kuzagendera ibyo byose nibyo byatumye ntabasha guhita muhamagara ntazi ko inda ari iye uranyumvira turakeka yuko ataba ari iye ndi gukeka iki kikubwira ko inda aba ari iya Rufa nose wamugana iki kikwemeza ko ari iya Rufa atari umugabo wawe bararyamanye ego ndabizi none warabinganiririye farega nawe twarabikoze kandi warabimbwiye ko mwabikoze panike none se niba bose mwararyamanye niki gisobanuye ko inda wakwemeza ko atari iya Maitre kuki wowe ushaka kudutanga cyane ushyire kuri Rufa ushobora no kuyimuha none se kugira ngo ntaweberwa wamuteye inda shyira mu bibazo se rero nshuti yanjye ubu ngewe ndumva binshoreye inama nsaba biragoye uyu wabwiye kare ko ibyo bitekerezo wanabigize iyi nda tukaba twarayirangije kera ubu se ngaho mbwira uba warayikuye hano se ndayigeze ari imvutsi inda y'amezi y'imvutsi amezi irenga 9 ntabwo wayikuramo yaguhitana kuriya rero nyine nk'uko bivuze inda n'imvutsi ariko umugabo yambwiye ko azamara umwaka n'igice yewe data icyo nashaka gusaba nk'inshuti yanjye twabanyize ubuzima bwanjye bwose nifuzaga ko ryaba ariko ibanga ryanjye hagati yanjye nawe umugore arakora bimuteye ubwoba ibintu nk'ibi
nkahita muguka mu nderera. yewe data ngagiye kubyara uyu mwana murendera azamubyare namara kumubyara mu inshuti ye seti imurere wowe ntazabimenya. none umugabo wazabimuhisha mpaka umugabo wa Maitre nawe ari inshuti yanjye kandi umugabo wawe n'uwanjye uwa Maitre ni inshuti yanjye tumuhishe ku buryo nta kintu kizamenyekana ko binteye ikibazo. ngaho mbwira ukuntu umwana tuzamubika. zahisha dute umwana ibi byari ikindi ariko kandi wibuke ko yagiye aza abana banjye. ariko se kindi ibi byari ikindi kizaba kibisobanura nta ibindi tuzabyigaho ikintu nakuyemo inshuti yawe usibye ubu ubonana niwe ubundi ubu buryo nzi gushakisha cyangwa nkoze sinjye ngo binda yankuriye uzi ibyo nkora. reka turebe icyo tuzakora. dore ngo umugore aramwemerera ndebere nawe na Jeanette nshuti mbi uyu mwana ashobora inama mbi sete yanjye ikazima kandi ubwose ubuzima nabayemo yego ntabusubiramo. mba rero umubwire ari gutinya gusubira aho yavuye. ngewe umwana ntacyo reka rimubyare umumpe murere ariko ejo ntazagirana ibibazo n'umugabo wawe. ndamubika igihe gito uba utekereza ikindi kintu cyo gukora. niba biraruta ukazereka umugabo ukuri cyangwa se uzabigenza ute simbize ariko ushaka aho uzashyira umwana wawe. ikindi bibyara ikindi ntacyo. urakoze cyane. sawa turore mama hariya hari umukobwa ubashaka. mama hariya hari umuntu ubakeneye umukobwa n'uwanjye ndagera umubwira zinarebe ngana umubwira zaha bamwicare hano inyuma y'inzu. shani niho twari twibereye. muraho neza. muraho yego ni karibu. yego karibu nguyu umukobwa washaka. mwari mumeze neza. muraho turaho turaha tumeze aho tubona niho turi. uru ni meza twe nanjye ntarebe gusa nyine nibwo mbibonye ko mwamamagaye kuri fone ndavuga ati reka nze mbitabe. shani shani mwaryumvishe izina hari ikintu nashakaga kugusaba. hari icyo nashaka kugusaba kukubaza. akazi kandi neza nta kibazo kandi ugakora neza nzaguhemba. ntarebe mpfa kuba ari amafaranga. upfa kuba ari inyungu. shira umwana wanjye genda urebe utuntu hari untunganyiriza twa tuntu turi hariya muri salo ndaje. mwana dore ngo baramukuvana hano ugatumva bizinesi icyo bita akazi uko birukana abana mu kinyabupfura we. ma no mukobwa niwe nakubwiraga bamwita shani. shani nashakaga guha akazi akazamfasha nyine kugaragaza bari abahungu ukuntu bameze kandi bari abashatse kunyica. barashatse kumitana. mwizeye ndamwizeye umukobwa yakora akazi neza. uramwizeye mwana wanjye. mama byumve mukobwa ushoboye akazi. mukobwa akazi urafanye ntugire ikibazo wumva munyizere mwana impanga yaraje gutya kazi ndakazi nabasebye cyo mpfa nuko ari akazi. cyo mpfa nakadura amaderede hano ariko umuntu nk'uyu wamwima akazi. akazi nashakaga kuguha nyine ni abahungu babiri nshaka kuneka. umwe bamwita Jeff undi ni Joseph. wumvishe akazi amaye ni ukuneka kuba intasi spy Jeff na nde bampaye akazi. noneho ngereka mubwire umva gasha nabo bari bamuhaye job yo gukora undebere umva amafaranga bakwishyura ndakuba kabiri. arebe nimbura yakuba akukora akazi nk'umunyamwuga. wowe uragakora nk'umunyamwuga ukora akabukore n'akanjye gusa nyiri kibambo ugomba guha amakuru meza ari njyewe ubabeshya uragakora akazi ndagakora. sawa rero ubwiraga naka ndashaka yuko ugenda noneho ugasindisha Joseph ugakora ibishoboka byose agasinda neza ukamenya ko wumva uburyo akazi bakamuteguriye. indi rero nzakora nta kindi ngusabye usibye guhita umekinga ko ukamamagara ibindi nzabyikorera. ntagoye kubyo utabikora nta nubwo bigoye biroroshye nzabikora. seriye wabyumvisha ibyo uzakora umusindisha gusa ugahita umamagara yarangiye ibindi nzabyikoreye. njya ku kazi ndi tayali kugakora nanjye nditeguye kuko ijisho yanarikaraze we neza kandi apana kunkinisha. iyo umuntu ambwiye ngo ninkora akazi nkakora uko yakambwiye nanjye yarangiza akampemba umushahara wanjye neza uko twabyumvikanye. ntabwo turi kugendana. urumva niba ari ukugambana nawe naguhinduka utanyishyuye amafaranga kandi wakoze akazi neza wowe genda ukora akazi neza amafaranga nzayaguha kibuze n'amafaranga. ntarebe nayo ndi tayali kugakora. ntarebe reka njye n'icomokere akazi kanjye nzagakora. twabwo ari serious unyinishije zanye imikino kidogo hano haga umuntu siko bimeze nese ngenda guhamagaye ngo ngukinishe n'icomokere. twabwo n'amagaye yewe tato akira we banze ndimo harimo araribwa ashaka gukora akazi. garuka hano ni amaguru ufite umuntu w'amagara uramuzi. oya ninde ndebere muraryana nyiri icyaha yirukana n'ikimwirukansa araza gukora ikimenyetso cy'umusaraba. gusa ko ari Maitre. ye date ni umugabo we
umuhamagaye wemewe n'amategeko Maitre. umuntu ujya kubwira Ndetse wumve. Alo hani. Bite sweetheart. Yambe hani. Yambi seri, yambi bitoma. Eko ni myinshi ndagukumbuye. Shari warakumbuye? Eko. Kakazi. Anje ndagukumbuye, wumve ngo ndagukumbuye kandi nagisinzira. Nukuri. Nta gisinzira. Ntabwo ndisinzira nukuri. Totsi byaranze. Umerewe. No kujya kuryama mfata ku mutima nka ukanda. Ari mu gihugu cy'amahanga. Naje magirira ibihe byiza. Ubutumwa natumwe narabukoze, akazi nagakoze neza. Yasoje imbyuki inshingano. Ariko sheri. Karame. Zigikurikiyeho. Ubutumwa nakoze nabukoze neza. Yakoze akazi ko byari bikwiye. Ariko nshobora kuba ngubu ngiye gufata konji iminsi mike. Yego. Uyifatira aho ngaho. Ngiye gufata konji iminsi mikeya. Ariko ndumva ngiye kurira mu kirere kubera ukuntu ngukumbuye. Karabaye muri konji iminsi mike agiye gutwika amafaranga agaruka nacyo mutware bumukunzi we. Amarezo atangira gucika. Arwarise arwara imiburudo ndebere. Ndebere nawe. Ndarayita yibona naza. Muri yo konzi ngiye gufata iminsi mike bamaye ngo duke kubera stress akazi kenshi nakoreye hanze ngiye kwemera nze mu nkurebe nzahita nsubira iri hafi kurangira. Dore umugore. Sheri uranyumva? Bitarenze amezi 2 bitemaga. Karame. Alo karame sheri. Barega ngewe ibitekerezo byanjye byamaze kwerekera mu rugo. Ibitekerezo byawe byose byamaze kujya kuri wowe ndagushaka ndagukumbuye. Ego rwose. Byanjye byamaze kwerekera iwacu Rwanda. Ndashaka kugaruka i Rwanda mu rugo mu gihugu cyatubyaye. Cyane mu rugo. Ndagukumbuye rwose yindi rwose ndabona konjati batinze no kuyima. Isitu. Ibihe byiza. Tangira uryamurote ngewe kumanywa uri gutekereza ngewe nanjye ndaje. Nzakomeza kukubwira nakubwiraga ko ukimara kumenyeshwa ko mawe konji Nicyo ashaka kumubwira dodo. Wagira ngo ari muri class ari gutera agatoki mwari ni ngewe. Yewe. Sura mu kazi. Yabuze icyo avuga. Yego sheri nawe ndagukunda. Rero ngiye kukubwira ngo ko numva ari amezi 2 ntabwo wareka kuza ukabanza ukazarangiza akazi ayo mezi 2 ukayagufatira konji aho ngaho. Aho kugira ngo utwike amafaranga y'amatike y'indege rega ni miliyoni sheri kandi twazanafasha n'abandi. Ntabwo byakwemera ndashaka kuza kukureba. Sheri ndagukumbuye cyane sinzi ko nakwihangana. Mbere nagiye utabyiyumva. Utanabishaka ko none sheri ushaka nongera iminsi. Uribuka ikiganiro twagiranye ngiye Urumva icyo kiganiro ni ikihe rero nanjye sinkizi. Urakibuka ndakibuka. None bibaye ngombwa ko muri aka gahe gato k'akaruhuko mbonye kandi ubuzi ko igihugu cyamaye imisiyo kinyishyurira itike nta kintu kizaduhungabanyaho ahubwo ndakeka n'itike yanjye bashobora gukatisha muri ino minsi. Igihe cyajya ashobora gukatisha itike y'indege agashikaza muri iyi minsi karabaye. Amezi 2 hagati y'amezi 2 na 3 ndaba naje. 2 cyangwa 3. Karame. Sheri ndakumva. Karibu nyine iwawe naki. Amuharuka amuhastal. Kavuga se byo ndimo. Ego. Dore ubwoba dore ukimeza. Mudamu yajya tutubikana. Yewe. Karame. Ubutumwa n'ubuhe n'umwikiye mu mahanga. Ubutumwa naguha nyine Imana ikurinde uzagera hano amahoro. Ikindi ibyo nkunda urabizi hano uzareba mu byo nkunda icyo umitiramo kizabe surprise sibyo? Sheri. Oui. Yetegura surprise ndayifite. Yebera disi reka azaze nawe asange hari indi irenze. Harazashanga ni surprise umugore yarumiwe. Gusa guhaye ubutumwa buvuga ngo ndi mu nzira nza igihe cyose uzi ko dukunda kuvugana ariko ubuzi ko bitarenze amezi hagati y'amezi 2 na 3. Nzaba nje. Karibu iwawe. Niko se umugore mwiza. Nada ubwo se bara. Kamuki. Urabigira ute? Hano siko icyunzwe kindenze. Ngiye ndumiwe. Ahubwo nge byande wewe uruva birakwenze nge nasaze nabuzeho mbihera. Shizamutse. Turabigenza gute ngaho ngicyo tugiye gukora. Nsenga wambwira turabikora nk'iki. Bagiye gukora iki? Nubwo umbwira ko uri cyumweru ngo byare.
urabona hari ikintu hari umusaruro byatanga. Ubwo urumva niba ashaka kuza umaze ukwezi wenda tuvuge n'igice ubyaye, yego ubwo urambwira ko ibimenyetso by'ububyeyi bizaba byaragushizeho, bizaba bitakigaragara ko wabyaye. Ngaha amashereka ashaka ku mwana akeneye ko amashereka akakubana menshi kuvana ko nawe ugufashe. Niyo mpamvu naguhamagaye. Ko bizagenda kose nzabyihanganira. Wowe mfashe icyo nagusabye. Barakubwira ngo nawe utwike inzu ngo ahishe umwotsi buriya ujya ukishakira inzu ukajya mu ijuru. Nzaba ndeba ugize amahirwe ukabyara neza is fine, kubera yuko iyo ubyaye neza utabazwe nta kibazo, ariko uhajemo kubagwa byaba ari indaferi. Ba rero sheri caraba ibaze. ubwo reka twizere ko uzabyara neza. Nzabyara neza. Okay, ntacyo reka abaganga bambwiye ko base yanjye imeze neza. Koro di base ihagaze neza. Utegurana tuzashyira umwana, sibyo? Utegura icyumba cy'umwana, dutegure n'uburyo umwana azabona amata, dutegura ibintu byose tubishyire ku murongo. Ubwo nujya kubyara mbese ndetse wamerekeza si wowe? Yes, ariko ngomba gutegura umwana azajya. Yego. Reka rero ubwo ntahe cyo kubitekerezaho neza. Uyu mupangu uzabahira n'abantu mwemereke turebe. Ntabwo narenze ko ari ukunguko bimeze, watinze kubimbwira twakarakererewe yarakirwanya atekereza ibyo gukora. Reka nahe njye gutegura icyumba cy'umwana, ntegurira nanjye umwana numvaga mushaka. Njye no gushopinga cyo gukuramo inda ntabwo njye numvaga bindimo. Binza se yego sawa sheri turi kumwe ngaho rero. Ati ntabwo nta mbaraga mfite ngo ndaguherekeza. Baraka bapanze ko abyara umwana akamuhuriya ubwo ntazamenye. Ngombwa ngo tubiruke nyuma ko nabonye se n'ubundi wowe bikora gutya tugahita tubabona abo bari tutiriwe tuniba. Nabonye ufite ibanga ryawe ry'uburyo bikoramo. Dore ngo umugabo aratangira gusensinga arareba abagabo bari hehe. Dore imbaraga abana ashaka tangira kwibuka sinzi kandi biraherera hehe. Byabaye ni byinshi. tuza mwese ntimugire ibyo muri kugira ntabwo mubizi. Mwese ndashaka muri icyo gihanga cyawe tabanye ibyo urimo. Baziriki icyo uzira uzakimenya. Aya ni amahirwe yanyu muhawe kandi icyo uzira uri mu rugo iwe adera do yarabyaye inda do yiyongeyeho akantu wabyaye byanga bikunda hari ikintu ukunda gihinduka.
se biri bugende neza. barimo barategura Maitre avuye hanze we yarimo aragaruka Abakira kagafunguzo ntabwo twaza kujagarara abashyitsi bamaze kugera ahangaho umenye ukabitse. Ego. Ndumva ibintu byose ariko biri ku murongo. Ego biri ku murongo nta kibazo. Ariko buriya ne umutware naza ndamwicaza. Se nitumwicaza yeah ese ntiyajya hano ibumoso iburyo Yarahira ihumura nta kibazo turabyitwaramo neza siko ubibona barafite ubwoba kubwo ibyaha yakoze hafi yangereka akandi inshuti y'amasheri ntabatumiye nabashije kubimenyesha Rufa na Sifa. Rufa we yatumiye Rufa na Sifa Mama karibu nawe wageze se ya nawe urari nanjye nuko nawe uraje sheri sava Karibu. umeze neza meze neza ni karibu sheri stari Karibu kwakira umugabo wanjye. mukasine ariko rwasha ya mukasine Adela bega minsi myinshi Umwaka n'igice. umva ni mwinshi niyo mwaka n'igice urumva ari mike Star. Karibu nubwo urumva ari iminsi mike barukangaha neza. umva sha mwaje ahantu heza barimutse Adela yarimutse ndabona umugabo wamwiteguye sha ndabona umugabo wamwiteguye koko mabiju mabiju Hane uzi ko isaha yampaye igeze ahira ubu bari hafi kujya hano cyane. yeah Ese buratazi saya muhaye irageze ngo ari hafi kuhagera twiteguye mu gikoni ibintu bimeze neza ko rimeze gute si ibintu munange ni wowe. reka nijya se ni wowe umusanganira barimo nibaza uri umusanganire umugore ni ugomba kujya mbere ya bose kuko ni nk'aho ari we mu gihe nashaka ya batumiwe bari bwitegura umugabo wa Adela mukasine Dore nibuka turi mu 2000 ya badusubije inyuma Adela hano mbibuka neza rero yabyaye gazaza hagati y'amezi 2 na 3 se nabi none uzaga kunguka hano hirya gateye ubwoba yari mu gihe cya sama murabyumva kizuba Umenye ko umugabo wanjye namaga. Ari ujya kumwakira. hariya ndi tayali nta nubwo byatinze nyuma y'amasaha 2 umugabo kuko yarahamagaye dore ngo yaraje yeah yeah nguyu yeah yarinjiye waka bari kote avuye hanze waka Maitre nguyu hano dore nguyu Maitre uraho neza muraho Maitre nishe amakuru twari tugukumbuye cyane nasesekaye ni karibu mu Rwanda yeah arahageze mu Rwanda hanze yabona umusirimu biragaragara kamenya ko avuye hanze koko ntabwo waragiye isi yaribaye myinshi ko urugendo rwananyishe rero yananiwe urugendo rurerure kuva hanze biba byoroshye unaniwe ni mwinshi ntabwo biba byoroshye birakaze cyane noneho ikirere muri iki gihe hano haranahindutse harahindutse cyane hano utahari umwaka wari karibu yeah dore ngo Maitre aza dore bamuhaye ikaze bose ni benshi yari yatumiye umugore we Adela benshi karibu mbega njyewe gutanze umushinga amaze muhoye barakwereka igitangaje dore Maitre nguyu mu nzu dore seti mucuti magara wa Adela umujyana mugira inama itari nziza mbi cyane wabyibushye koko se yewe leta nanze umugabo yewe data leta wese
nazere ngo Adera igitangaje Adera ni umunyamitwe dore ngo aratumira umugabo akeka ko yamuteye inda ari nawe wakiye Maitre igitangaza kiri hano ko mu mahanga ari heza cyo mu mahanga ndabona bari wakeye kandi igihe ri koko nisigaye amavuta ashe nizere ko yanzaniye kote ntabwo uri kimukwira yabaye na munini kote do n'amahanga nyine bayavuga ngarahanda bitewe n'abataryoheye urukundo ni rwose hagati ya Adela ndetse na Maitre ngaba yashize umwaka n'amezi arenze batabonana ni igihe kinini ku mugabo n'umugore ariko si kutaza kunsuriza umugabo ndetse si kutanunsuriza umugabo aramwinginga Maitre uraho Maitre turamwishimiye ahubwo ngo narahindutse ahubwo mwarahindutse cyane mbega ukuntu wabyibushye mbega ukuntu wabaye mwiza dore ubitse amabanga menshi yewe imahanga neza ko oya bose ni ukuri ko rero harakunyuze cyane numva rwose hanze harakuryoheye biragaragara kuyu ndetse ni mama wa Kirezi usuje mama bamubwiye Adela bimubwiye ngo utansuriza umugabo amubonye bita Sifa yumomboye kwicarana nawe tu ni karibu rwose twari tumukumbuye mwarimo mensi myinshi sheri nukuri igice ni mwinshi mwaka ni hafi n'igice ni byiye kinini cyane igice utaragera harya uragira ngo ejo nimubwira ngo ndagiye mwaka n'igice amezi 18 akirira umugabo di ngomba kubikora ntabwo nicara ndeba imbere urareba hehe mbere y'ibindi byose ngomba kwakira wibuke ibi ngibi ni byabaye mu 2000 byabaye kera ubuzima bwacu Adela mu gutanga ko yagiye kure ariko no mu gukora amahano yaraminuje ku mazi mbega ngomba gutegura vino iryoshye ngomba gutegura akaji keza ane abandi bashyitsi se kutabakira abandi n'abakire bose n'abashitsi nyamara n'ubwakenewe ni umushyitsi gusa nyine arisanga mu rugo wahimukiye kuva ryari hano wahimukiye kuva ryari dore sasa ubwo ngaragwa mu kantu kiza amezi abiri nimutse ntiyarazi ko umugabo yimutse ikibazo mfite ni iki ngiki nakwisize ahantu hatameze gutya wimukiye ahantu sheri utari warabimbwiye umugabo ntabyo yarazi ko ndi kubona karame ko nagusize nabona warahindutse neza ntiyabyaye gusa ntabyo azi ukuntu nishimiraga kuyikoramo ko ndeba waranananutse ariko ndebere azize icyo ubundi ntabwo numva ko nanutse ariko niyo nananuka amezi 8 udahari se urumva ntacyo naburaga amavitamine amasigara ndi njyenyine ese ubundi ujya kugenda ntabwo uko nagize ikibazo akoze sheri wakagiye ikibazo nubwo maze amezi angana gutyo ntahari ko twihariye ikiganiro ane yewe dore ngarayobya uburari ashyiremo n'abandi umugore ari hano Yesu we uyu mugore ni hatari sheri ngo ariko twihariye ikiganiro kwimuka ni icyaha atangira ababwira amakuru hanze ntabwo ahantu wamusize n'ubundi hari mu bukode kuba yarimutse numva nta kosa yakoze kandi twamubaye hafi nk'inshuti z'umuryango uyu mugore nawe azi byinshi nabo bari kumurwanaho ibyo ndabyumva oya muri mumbabaye turi no muri klima mbi y'izuba ryinshi nabasanze muri abashyitsi basanzwe tuziranye ariko mfite ikibazo yego nk'inshuti z'umuryango ariko ane karame dore ngo yewe ubanza uyu mugabo nari icyaso n'ukuntu abivangavanga kose ugasanga utuntu arimo sanzwe turebe ariko mfite ikibazo ariko ane karame wamwegera kureba bari gushwana bwa hari igihe umuntu hazamo udukosa ugasanga utuntu arimo kumukinga ukamubwira nyine mukajya ku ruhande akareba ukuntu yitwara ibyo byaba ari sawa amuhaye inama ya kigabo gusa uburyo ari biyinjiyemo ntashaka ko bose babimena hanze bose babimenye filime iri hano ndakubwiye iyi filime twageze mu mabanga rero reka nze nyashyire hanze nyatsimbure sheri mu nda no kubaza wihangane hari kunjyane tu wihangane uragira ngo uriya mugabo abibone ngo warabimenya ugiye kwica umuti kandi ari wambwiye ko tugomba ese nijoro nibaryama ndabandora uzankora mwabantu mwe utazere pio zizakurikirana ifilime ayirangiza ari mu bihombo barakwereka umugabo nawe telefone ajya kuri telefone gasohoke undebere nawe abandi bari kugambana umugabo ava undebere bari kugambana umugabo yaraje ntacyo twumvishe dore uko bareba yewe dore uko asasa ozari abantu bikanga buri gihe iyo bikanze
umva amagambo avuga ati bazaye tuzayisha umwana kugeza ryari bakiri muri ibi byo umugabo niba yabyumvise niba atabyumvise simbizi dore ngo baraza yabareba bakamureba nk'abikanze inturo cyangwa ingwe babonye intare bagatsusuma indebe do mugabo nawe birere iyi ni episode 4 gatanu izabityaye izabiteye amashi gatanu utayirebye wabuhomba ko subscribe please ubundi dukomeze buri ko nshyizeho ujye tukabona abose ni byamamare mubona muri iyi filime ndetse bakuryohereye filime cyamare gikuru Fred kwikugezaho ukavuga ati rijwi koko riracengera amatwi hasta la vista filime twagubugambanye gacuko gatanu na iri mu nzira iraje hasta la vista hasta la vigo hasta munyana shalom shalom imana waro n'imigisha mwe mwese muyireba mugakora subscribe ndetse nabandi mwese mufite muri zo nzira mwese bampera amahoro n'imigisha bye bye ciao ciao Yeah, Wizzy boy.